Kuva tariki ya mbere z'ukwa cumi 1990 kugera tariki ya mbere z'ukwa cumi 2023, imyaka 33 irashize hatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990 mu masaha y'igitondo nibwo isasu rya mbere ryumvikanye ku mupaka wa Kagitumba, aho ni mu yahoze ari perefegitura y'Umutara, ubu ni mu karere ka Nyagatare. Ni isasu ryari rirashwe n'ingabo za RPA nk'ikimenyetso cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urwo rugamba ruba n'impurirane y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Ni urugendo rurerure rwakozwe kugira ngo igihugu kibohorwe, aho FPR Inkotanyi nk'umuryango ndetse na RPA Inkotanyi nk'umutwe w'ingabo, izo nzego zombi zatangije urwo rugamba rwasojwe mu 1994. Bamwe mu barwanya urwo rugamba bagiye babigaragaza mu mbwirwaruhame zabo ko kugira intego, ukwiyemeza no gushyira hamwe ari byo byafashije ingabo za RPA gutsinda urwo rugamba. Basobanura ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rwabasabye byinshi, birimo kwitanga, gukunda igihugu cyabo no kutikunda, aho basize ibyo bari bafite byose mu gihugu cya Uganda baza kubohora u Rwanda. Ku itariki ya mbere z'Ukwakira 1990 ku mugezi wa Muvumba niho bajugunye amapeti n'indangamuntu bari barahawe bari mu buhungiro, batangira urugamba. Ariko kandi izo ngabo ntizoroheye n'urugamba, kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba uwari umugabo w'ingabo za RPA Major General Fred Gisa Rwigema yahise araswa. Ingabo za RPA zakomeje gutakaza abasirikari bazo bakuru mu kwezi kwa mbere k'urugamba, barimo nka Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana. Barashwe ku itariki 23 Ukwakira 1990. Muri uko kuraswa kw'abayobozi bakuru b'igisirikare cya RPA byahaye imbaraga ingabo za FARC zitwaga inzirabwoba, ari nako bahimba indirimbo zo kwivuga ibigwi zishimira ko zikomeje kwica bamwe mu bayobozi b'ingabo za RPA bari bahanganye. Ibyo ariko ntibyaciye intege na gatoya ingabo za RPA. Nyuma y'uko ingabo za RPA zikomeje gukomwa mu nkokora n'ingabo za FARC, byabaye ngombwa ko Paul Kagame wari ufite ipeti rya majoro ava mu masomo aho yarari akurikirana amasomo y'ibya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza ku rugamba, ahita afata inshingano zo gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Aha kigera ku rugamba yahinduye politike y'imirwanire nk'uko byagiye bivugwa na General James Kabarebe. Ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame akigera ku rugamba ntiyanyuzwe n'uburyo urugamba rukorwa, ndetse yaratubajije ati ni kuki murwana nabi kugeza aha, ni kuki murwana nabi kugera aka kageni. Ngo nibwo yahise ahindura amayere y'urugamba, ingabo za RPA zongera kwisuganya nyuma y'uko ategetse ko izo ngabo zisubira inyuma zikemera gutakaza ibice by'Umutara zari zarigaruriye, birimo n'ikigo gikomeye cya gisirikare cya Gabiro. Mu mpera z'1990 no mu ntangiriro z'1991 ingabo za RPA zaje mu bice by'amajyaruguru zirwana inkundura, zifata umupaka wa Gatuna. Nyuma yo gufata umupaka byazorohereje urugamba, aho zarwanye zifata uduce tunyuranye turimo Rubaya, Byumba, umusozi wa Manyagiro, Rushaki, Mukarange, Murindi na Kaniga, bituma muri ako gace haba n'icyicaro cyazo gikuru. Gufata agace ka Gatuna byoroheje urugamba, kuko ingabo za RPA byazihaye amahirwe yo kwerekeza mu birunga.
bahashinga ibirindiro ahitwa mu Rugano, aho batangije igice cya kabiri cy'urugamba bagaba ibitero ku ngabo za FARC, ndetse ibirindiro by'uwari uyoboye urugamba Major General Paul Kagame bishingwa aho mu Rugano. Mu Rugano kandi naho havukiye radiyo Muhabura mu mpera z'igihumbi 1991 nka kimwe mu ntwaro zikomeye zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho iyo radiyo yajyaga yimukana n'umuyobozi w'urugamba Major General Paul Kagame kugeza ubwo igeze icyicaro ku murindi w'intwari, aho yari yarubakiwe indaki. Mu bitero ingabo za RPA zagabaga mu gace k'amajyaruguru harimo itsinda ry'ingabo zinjiye mu mujyi wa Ruhengeri ku itariki 23 Mutarama 1991, maze ribohora abanyepolitike bari bafungiwe muri gereza ya Ruhengeri, aho izo ngabo zafashe n'ikigo cya gisirikare cya Kamuhoza ndetse n'umusozi wa Nyamagumba. Muri urugamba rwo kubohora igihugu hari igitero kitazigera kibagiranwa muri aya mateka ndetse no ku ngabo za RPA. Ni mu cyahoze ari perefegitura y'Umutara habereye intambara ikomeye bise Rukokoma, aho ingabo za RPA zarwanye inkundura zinesha za FARC, ngo nubwo zabaga zidafite intwaro zihagije nk'uko bisobanurwa na General Kabarebe. Ati haje intambara ikomeye cyane yitwaga Rukokoma ahitwa Gikoba mu Mutara hariya. Habyarimana yazanye ingabo zishoboka zose n'ibikoresho bikomeye, ahera muri Nzeri aho barasaga guhera mu gitondo bagakubita mu rutoki rwose. Urutoki rwose rurashira, turihisha tukabarasa. Iyo ntambara ngo bari bazi ko ariyo iri buturangize. Arongera ati twarwanaga uburyo bwitwaga mobile, twagendaga manywa nijoro tukarasa, aha tukahava tukajya mu birunga tukarasa, tukahava tugaruka mu Mutara, ingabo zinyuranamo ntibamenye aho turi, tukihisha. Nibyo twitaga mobile. Avuga ko iyo ntambara yari ikomeye cyane, aho bahinduye barwana intambara yo mu myobo, aho bari batangiye kubaka ibirindiro. Ati twageze aho turahindura intambara ya mobile turayireka ducukura imyobo, turavuga tutaha niho ntituhava. Nabo bati noneho turababonye, bakaza bagatima intoki bakatugeraho mu myobo tukabarasa, bityo turabananira. Ubu urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo bafitanye umushinga w'ubukerarugendo bukorerwa mu duce tw'ingenzi twaranze amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Muri aho twavuga nko ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi, aricyo gicumbi cyayo mu mateka, akarere gafite umwihariko wo kugirwa icyicaro gikuru cya RPA mu gihe kirekire mbere yo kwimukira i Kigali. Niho usanga inyubako z'uruganda rw'icyayi rwa Murindi zakoreshejwe nk'icyicaro gikuru guhera mu 1992 kugeza ku itariki ya 7 Mata 1994. Hari inzu yari ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame ku murindi w'intwari Ibyumba. Iyo nzu y'ibyumba bitatu ikikijwe n'indake ebyiri z'umuyobozi w'urugamba. Ni ahantu hakomeje gusurwa n'abantu baturutse mu mpande zose z'igihugu ndetse n'abaturuka mu mahanga. Mugabo Philemon, umuyobozi w'ingoro y'urugamba rwo kubohora igihugu ku murindi wa Byumba, avuga ko amakuru y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Major General Paul Kagame yayamenye ubwo yari ku murindi w'intwari, aho yarebaga umupira na bamwe mu ngabo ze. Ataha niho nyakubahwa Paul Kagame yarari bari kureba umukino wa nyuma cyangwa se finale y'amarushanwa ya CAN wahuzaga Nigeria na Zambia.
kuri uwo mugoroba nibwo bamenye amakuru ko indege ya Habyarimana yarashwe. Arongera ati nyakubahwa perezida akimara kumenya ayo makuru yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ko ari ukuvugana n'abasirikari ba RPA bari muri Senate kwitegura igihe icyo ari cyo cyose baba barashweho bakirwanaho, bakarinda n'abanyapolitike bari muri iriya nzu. Ngo ikindi yasabye abo basirikare harimo kwirinda kwivanga mu bwicanyi nyuma y'uko interahamwe zari zimaze kugaragaza ko zo zishaka kwica abaturage, no gusaba abasirikari bari ab'igihugu kwirinda kwivanga mu bwicanyi nubwo bitagenze uko yabyifuzaga. Ngo mu kindi Perezida Kagame yakoze harimo no gusaba Romeo Dallaire wari umuyobozi w'ingabo za ONU ko agomba kurinda abaturage, yaba atabikoze RPA igafata intambwe yo kubarwanira no kubarinda. Aho ku murindi w'intwari kandi hari inzu ndangamateka y'urugamba rwo kubohora igihugu yitwa Arusha, aho yitiriwe amasezerano ya Arusha, aho abanyepolitike ba RPF Inkotanyi bahuriraga bakungurana ibitekerezo mbere yo kwerekeza mu masezerano abahuza n'abanyepolitike ba leta n'aba FPR Inkotanyi. Hari n'inzu yari igenewe abagore n'abakobwa bakoraga imirimo inyuranye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, yacumbikiraga abagore n'abakobwa b'abanyepolitike ndetse n'ab'abasirikare. Aho ku murindi w'intwari kandi hari n'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyatangirijweho ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR FC. Icyo kibuga kikaba cyaratangiweho n'amapeti y'abasirikare, aho umugaba mukuru w'ingabo za RPA Paul Kagame yambikiwe ipeti rya General Major avuye ku ipeti rya Major. Ku murindi w'intwari kandi ku musozi wa Kaniga hari indake igaragaza amateka ya radiyo Muhabura, dore ko igihugu cyabohowe iyo radiyo ikorera muri iyo ndake. Inzira y'ubukerarugendo bukubiyemo amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ireshya na kilometero 120 uhereye ku mupaka wa Kagitumba, aho ikora ku turere dutandatu ari two Nyagatare, Gicumbi, Gakenke, Musanze, Burera ndetse na Gasabo.